nabonye umugore utwita inda imyaka 9 yeyo nsengeye umuntu arakira akikorera ingobyi ye arahaguruka akagenda iyo ari dayimoni ndayitegeka ikabwejagura ikava mu muntu ikagenda ikavuza induru bose bayibona. Reka nongeye nk'ikaze ukurikira TBT Rwanda aho herereye hose abari mu ntara y'amajyaruguru amajyepfo burasirazuba uburengera bwaryo ndetse na hano mu mujyi wa Kigali. Muhereza ikaze wowe uherereye mu Burundi BJ mu Ngozi n'ahandi hatandukanye aba diaspora bose aho muri mu bihugu byose umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda udukurikira cyangwa se ukunda ibiganiro byacu ndamusuhuje. Njye ni Juliet Mutamba bari kumwe na mugenzi wanjye Player Mbazende. Yes, uyu munsi rero murabibona nkuko twabibabwiye tuzatugereza kubana na Apotre byibura rimwe mu cyumweru kugira ngo tugire n'umwanya duhereza Imana twungurana ibitekerezo dusangira tungurana ibihe by'Imana tuganira ku tuntu tumwe na tumwe abantu tujya bitaho ariko twakwiye kwitaho nk'abakristo rimwe na rimwe bishobora kuba byatujyana no bishobora kuba byatuyobya cyangwa se dushobora kuba twitiranya ibintu rimwe na rimwe tukaba rero akaba impamvu tuba twatumiye Apotre Yongwe Joseph. Karibu cyane ku TBT nanone. Murakoze nanjye ndasuhuza abadukurikira bose bari mu bihugu bitandukanye muri Afrika muri diaspora cyane cyane abantu bose bahora bakurikira ibiganiro byacu turabahaye ikaze kandi turavuze ngo imigisha y'Imana nibabeho mu izina rya Yesu Kristo amen. Well, nanjye nkomeza kwibutsa abantu ko ukeneye t-shirt ya TBT uraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero iri hasi. T-shirt ikugeraho mu buryo bukoroye kandi ni ku giciro cyiza cyane. Yes, murabona rero ko uyu munsi nyine n'ubundi turaganira insanganyamatsiko yacu ibijye n'ubundi biganisha ku Mana kuko turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'ibintu by'ibitangaza gukora ibitangaza. Hari ahantu wumva ukumva umuntu batanze amatangazo hano tuvura abarwaye indwara zose dusengera abantu bagakira abamugaye bakagenda imbago mukazijugunya hari n'insengero usanga zirimo imbago abandi mbese ibyo bintu by'ibitangaza uyu munsi cyo tugiye kwibandaho cyane bikunda kubera mu nsengero. Soko kubundi bitangaza kuko biraba buri gihe ese n'Imana iba yabikoze ese koko cyangwa hari indi myuka iri inyuma yaho tutazi ntabyo tuzi njye na Kire ntabyo tuzi ariko byanze bikunze nk'umukozi w'Imana arabizi. Rero mbere ko tuganira kuri iyo ngingo ntimugiye kure tugiye kujya muri kaga segment kacu ka yes or no aho tubaza ibibazo mu tumirwa wacu kugira ngo tubashe kumenyana ndetse no kwisanisha n'abatureba. Na gace kacu rero ka yes or no cyangwa se yego cyangwa oya bitewe n'ikibazo umuntu aba akubajije. Apotre bajya bavuga ko akenshi abantu badasenga cyangwa abantu batari mu Mana cyane hari igihe twibaza ngo pasiteri ahembwa amafaranga avuye. Rero hari ibihuha bijya bivuga ko abapasiteri bikoreramo cyangwa bahembwa mu maturo byaba ari byo. Murasubiza yego cyangwa oya? Murategura bahembwa cyangwa bikoreramo mu maturo cyangwa se muhembwa nyina amaturo ko bikoreramo cyangwa ko bahembwa bikoreramo Kinyarwanda cyane wanze kiri guhembwa kenye impamvu nyine guhembwa no kwikoreramo biratandukanye. Hari amatora barageneye abashumba imishahara ariko none hari abafata amaturo bo bakikoreramo nyine nta bindi ari bo nyine ba managing amaturo buri kintu. Ndasubiza yesi na no. Nukuvuga ngo mwikoreramo mukanagenerwa birumvikana. Twikoreramo tukanagenerwa kwikoreramo ariko mumbwije ukuri kwikoreramo Bibiliya irabyemera no kugenerwa itorero rishobora kubyemera. Biterwa n'amahame wenda n'amahame ya Eglise. Ngenda kwibariza akabazo Apotre wari wapanga amasengesho wenda tuvuge wavuze uti ndasenga iminsi 21 cyangwa 14 cyangwa iminsi 3 byagera hagati ukumva inzarira kwishe kabisa amasengesho ukabihagaritse? Ntabwo ndica amasengesho nayatagiye ntabwo nayica
nayakomeza ntabishwe niba batatubeshye ntabishwe konzikeje inyama mwaziriye Apotre rero reka twinjire neza mu kiganiro ingiranye insanganyamatsiko abantu bayumvishe koko hari ibintu tugenda twumva ukumva ngo kanaka Apotre yongwa kizibi indwara izinizi ngarebaho urumva ukumva nyine abantu barabizi ko niba ari bavuga ugendera mu ntu z'abamwita wamugaye bakavuga n'ubumuga abantu bana n'ubumuga bakavuga ati umva uzajye kwayongwa rebaho agira atya ugahaguruka ibyo bintu koko bibaho ibyo bintu bibaho kuko no mu gihe cya Yesu byabagaho byabagaho ko Yesu aho yateraniraga bazanaga abamugaye ababana n'ubumuga abatabona abacumbagira Yesu akabakiza ariko ikigaragara yuko ntabwo bakiraga bose hari abazaga bizeye bagakira hari n'abandi batakiraga kuko ntabwo twavuga ko abantu bamugaye bose bari Yerusalemu Isamariya Ikaperinawumu mu migi Yesu yabwirijemo bose ntabwo bakize hakiraga uwizera homa no ku kidendezi Besitayida cyari gifite amabaraza arindwa amazi yarihindurizaga ngutanzemwe abandi agakira umuntu ashobora kuza kundeba arwaye yaramugaye cyangwa afite ibimuvugiramo ari abadayimoni yaza yizeye nanjye ngahagara muri ubwo bumana nkamusengera agakira ibyo byohoro turamutse tuvuze ko bitariho bitabaho twaba turi kubeshya kuko ni ibyanditswe byera aho ngenda byemeje na kwijana ariko ikibazo nifitiye Apotre bari abantu bose murabona muri iki gihe ubundi kera muri ntago ndi umusomyi wa Bibiliya cyane ariko duce nzi ko kera ubundi habaga ari umuhanuzi umwe ntago nigeze numva abahanuzi babiri babayeho wenda Elisa na Eliya ngo bariho ku gihe kimwe bose ari abahanuzi bajya kubareba uretse witonde manze icyose nyikubaza neza cyangwa se abahanuzi 10 20 50 uyu munsi wa none turasanga umupasiteri wese umuntu wese wafunguye itorero avuga ngo akora ibitangaza akiza abarwayi ibimuga biragenda bakamanika n'amatangazo bakagira gute koko abo bantu bose birirwa bivuga koko bose barabikora barabikiza ese ubundi nibo babikiza cyangwa n'Imana bakoramo bagakiza icyo navuga hari abantu kozi b'Imana beshi bataye inshingano zabo kuko umwuka yatanze impano z'uburyo bwose ariko usanga muri iki gihe kirago icyo kibazo uvuze umuntu wese utangiye egirize yumva ko egirize kugira ngo ibeho ari uko ahanura akabwira abantu ngo akize indwara agakora ibitangaza kandi wenda niyo mpano atarayihawe reka tubwire abantu yuko mu by'ukuri niba umuntu mbere na mbere yuko ntangaza ngo abantu bazaze tubasengere bakira indwara nakagombye kuba mfite ibihamya n'ibimenyetso bigaragara na mbere y'igiterane abakize nibande abari mu rusengero nyoboye abakize nibande ubuhamya abakristo nyoboye bashingiraho bahamagara abandi bantu kuko abakristo nibo bahamagara baza mu giterane bashingiraho babwira umuntu wamugaye uri mu igare uri mu mbago ibyo bashingiraho nibihe kugira ngo bararike umuntu aza kiza indwara uvuze akantu keza kubuhamya aho ngo nkahita njya kuri bimwe mu minsi ishize twigeze kumva sindi buvuge cyane aho twabyumvise ariko hari umuntu umwe hano mu gihugu uzwi wavuze ko yahawe ruswa kugira ngo ajye avuga ko umupasiteri runaka yamukoreye ibitangaza ko yamukijije ibinibi bitanze no ku bantu bivugwa ko nta bihamya afite byuzuye ariko bivugwa ko hari abantu bamwe na bamwe b'abakozi b'Imana bitirira ko ari abakozi b'Imana batanga amafaranga cyangwa se ruswa ku bantu bamwe bakaza bigize impumyi abandi bakaza bamugaye kandi koko batamugaye cyangwa bagahereza umuntu amafaranga agenda aza gutanga ubuhamya bwiza kugira ngo bikurure abantu icyo kintu cyo kimeze gute ese nkawe nk'umukozi w'Imana ariko ufite itorero uyoboye ibyo bintu urabizi mu bashumba birimo ese baba babeshyera bimeze bite ibyo ari byo byose iyo ikintu kivugwa 50% kiba kiriho nemera ko hari abantu bamwe bajya bakora ibintu nk'ibyo biri tekinike abantu bakaza hari nk'ibihugu nakoreyemo
nashinzemwo za igirize mu bihugu bitandukanye ugasanga umuntu arajya kuri televiziyo ati nakize indwara nakize sida nakize diabete ariko ari publicité bakorera abapastoro nta muntu n'umwe wakize aho rero bishobora kuba hari umuntu ubikora ku giti kiwe ariko mvuge ko nk'uwabikora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo byaramba kuko abanyarwanda ntabwo byaramba biragoye urumva kugira ngo umuntu abwire abantu abishyure ati muze mushime ko mwakize indwara ko mwagize gute ibyo bintu none se umuntu aramutse yishyuye umuntu akamubwira ati ngwino uvuge ko wataye imbago naza no gutaha araza gutaha adacumbagira no afata umuzima tuvuge kirere wowe uramubonye uri umupastor uhaye kirere kuko wenda kirere asanzwe ari mitibit uramubwira uti rero nkukubise amafaranga yanaye wowe guhera uyu munsi agashaka ipapuro byo kwa muganga bisobanura ko yararwaye sida mbere urumva n'urugero nurakaza akagenda agashaka n'ibindi ukayimufashamo byerekana ko yakize sida none akajya atanga ubuhamya ko yakize sida we wamusengeye akajya muzengurukana ahantu hose cyangwa undi akaza yigize impumyi urumva akaza yigize kuko impumyi deje meza gutya se impumyi uhamya buduse ko ntari impumyi ukaza yigize impumyi akagusengera ukagwa warangiza ugahita umuka kavuga ati ndahumutse nacyumvise reka ngufasha akantu gatoya hari nk'ubuhamya nagiye numva bw'abantu nubwo tutari buvuga ahantu byaturutse ariko abantu batangazaga ko uwo muvuga butumwa uwo mu apotre yagendaga akajya nko mu gice cya kure akareba y'abantu kuko urumva nje nk'Ikigali nkafata Juliet hari abantu baba bamuzi Kigali ari umuntu muzima akajya mu cyara agashaka nk'uwo muntu akambwira tuzazi Kigali wigira impumyi ibiki n'ibiki kandi bene abo batanga babahereza n'amafaranga make kuko ari umuntu wahariye nyine udasobanura ibyo bintu byo urumva nk'umuntu uri hariya nkawe umukozi w'Imana wari wahura nabyo cyangwa urabizi ko ibyo bintu bibaho jewe ntabwo nzi neza ntabwo ndahura n'iyo kese kuko ariko icyo navuga ni kimwe umuntu ushobora kujya kureba abantu ngo baze bashime ko bakize uwo muntu nta mpano afite yo gusengera abarwayi kuko umuntu ufite impano yo gusengera abarwayi ufite iyo confidence yo gukiza indwara kubohora ibisenzegeri ibyo nta nubwo yabibonera umwanya none se najya kushaka abantu ngo baze bavuge ko bataye imbago narabonye abantu bata imbago mu rusengero baje ntazi n'amazina yabo najya gushaka abantu ngo bavuge ko bakiza indwara mfite imana ikiza indwara ibohora abantu imbere y'abantu abo ni abapasitoro batiyizera batazi imbaraga za Yesu badafite umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana urakoze cyane ukoze imbaraga za Yesu hari akandi kantu rero umukozi w'Imana asengera abantu mu rusengero akamusengera nimba yari afite ubwo bumuga bwo kutagenda akabasha kuva mu mbaga agahaguruka yagera iwe mu rugo akongera akaremba akongera akananirwa kugenda cyangwa niba atabonaga yagerewe mu rugo still bikongera bikabaho ibyo byo urabivuga hiki izo mbaraga zo tuzizi Imana niziki ariko mwambajije reka nanjye manze mbabaza tubaze sibyo ndabaza wowe ikibazo nawe ukimbiye sibyo aka kanya hano ni mu rusengero sibyo ni mu rusengero Imana irambwiye ntabwo ibimbwiye wenda Imana irambwiye ngo zana rinete zawe nzimene urakize kandi urazifitemo hariya mu ishakoshi ngo ugende uzizane nzimene wazizana cyangwa ntiwazizana subiza yego cyangwa wowe ndasubiza gutya yego rinete wazizana cyangwa yasubiza umbwiye si yego cyangwa uje mu rusengero nta kintu wumvise kikubayeho umuntu arakubwiye ngo zana rinete zawe waguze montiri 100 imiti 100 zana rinete nzimene ntago nazizana wazizana cyangwa ntiwazizana ntago nazizana wowe wazizana undi ntiyagira gute ntiyazizana uko mudahuriye kuri icyo kintu rero ni nako abantu bari mu rusengero baba bafite kwizera urumva wowe ufite kwizera wowe ntabwo wazizana kwizera kwawe kuri mu ubwenge uvuga uti none se ubu ntakira rinete zanjye zamenetse ariko uyu nguyu we uramwumviza rero ati jewe kuko ubivuze uri umukozi w'Imana ntazizana yazizana baza n'impamvu nazizana rero none se apotre okay icyo nashaka kukwereka abantu baje mu rusengero hari umuntu uza mu rusengero yizeye pasitoro nk'Imana
hari n'undi waje mu rusengero areba avuga ati ibi bintu byakunda n'ibitakunda. Aba bantu rero uri kubabwiriza baratandukanye, nicyo nashaka kukwereka. Umuntu rero numva mbere yo kugira ngo mbwire umuntu ngo najugunye imbago yiwe, nabanza kumubwira akisuzuma akumva ko yakize. Icya kabiri, nta nubwo ari ngombwa ko ubona ibyo bintu biriho nyine ugasanga umuntu yarunze ibimenyetso byose byerekana ko akize indwara, ibyapa bikamanikwa, ibintu bikamanikwa, ibindi bikarundwa hariya, ugasanga hari politiki yatewe mu bantu yo kugera bago nakakize indwara nakakize indwara. Reka mbabwize ukuri, ubuhamya bwanjye burazwi mu gihugu gitandukanye. Niba hari umuntu indwara zikomeye muri iki gihugu zakiriye mu maboko yanjye, ibyo birazwi ku mbuga zitandukanye. Aho ngeze mu Rwanda mu ikaritsiye mu mahanga, bampa abana b'abantu Yesu yahaye abana abakize indwara, abinda zari zarahirimye zigakira, abari bafite ibintu bitandukanye. Ariko hirya y'ibyo ntabwo natuma abakristo ngo mugende mubwire ngire gute. Hari n'abo nasengeye ntibakira, bamwe bashobora gukira abandi ntibakira. Mbabarira nyine tureke kugira gutya, umbwire izo mbaraga zikiza umuntu uwo mwanya yasubirayo akarwara, izo ntabwo ari imbaraga z'Imana. Uriya muntu wabwiye ngo fata igare ryawe uritereke hariya ngo arakize, akaritereka cyangwa afata imbago uyishyire hariya agakira, iteraniro ryarangira ugasanga abandi baratashye, we yicaye kuri biro ya pasitoro ari kurwana n'abaprotokati, ni munsubiza imbago yanjye, munsubiza igare ryanjye ngende. Uriya muntu ntabwo yakize, ahubwo uriya mupasitoro yakoze kiriya kintu kugira ngo akore purisiti imbere y'abaje gusenga babone yuko ari umukozi w'Imana, ariko ibyo akoze nibirama niho nakubwiriye byanze bikunze izo mbaraga kuko biraba umuntu akumva yakize. Hari n'abavuga ko ati je nvaga nakize mu gihe bambwiraga ngo njugunye imbago, ariko ndatashye ngeze mu rugo numva mpagurutse biranga. Urashatse kuvuga hari abapasiteri baretse nsoza ikibazo cyane, hari abapasiteri mu Rwanda cyangwa se n'ahandi bakize indwara cyangwa se bafite indi myuka bakoreramo, bakaba bafite izindi mbaraga zituma bakiza ibintu bitaramba, kandi biyitira izina ry'Imana. Igisubizo cy'ibyanditswe byera, umuntu wese Yesu yakizaga aramubwira ngo ikorere ingobyi yawe ugende. Icya kabiri, Yesu yahuye n'impumyi acira uducandwe mu cyondo asiga ku maso. Uwo muntu ntaho bigaragara ko yigeze guhuma, yongeye guhuma. Aho igitangaza gikozwe na Yesu, umuntu akiri iteka, iyo ageze mu rugo ntiyongera kumugara. Iyo utaye imbago ubu yitaye, iyo amatwi yawe afungutse abafungutse. Izo mbaraga rero ziba ngo umuntu abapasitoro rero basengera abantu bagakira mu rusengero, bagira mu rugo bakaremba cyangwa bagakira mu materaniro. Abakristo bataha ugasanga abantu batonze umurongo barwanira imbago, barwanira ibiki. Abo simbazi aho bazikuye simbazi. Yeyo nsengeye umuntu arakira akikorera ingobyi ye, arahaguruka akagenda. Iyo ari dayimoni ndayitegeka ikabwejagura ikava mu muntu ikagenda ikavuza induru bose bayibona. Izo nizo mbaraga za Yesu Kristo zikiza abantu. Iyo myuka rero yindi ngo umuntu arakize mu kanya aramugaye, umuntu agize ute, Yesu ntabwo ari uko akora. Nanjye ndacya ego ntabazde basenga nanone umuntu agakira nta kibazo, ariko atari imbaraga z'Imana. Igihe cyose imbaraga z'Imana zo zishobora gukiza, nta zindi mbaraga zishobora gukiza. Izindi mbaraga zishobora gukiza se nizi Bibiliya bangomo Yesu yaravuze muri Matayo 28, mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, mukiza abarwayi mugirwe. Izindi mbaraga zikiza indwara nizi imbaraga dukoresha n'imbaraga z'umwuka wera duhabwa na Yesu. Izo mbaraga rero zindi zaba zikiza abantu, umuntu yarazikuye ku muntu cyangwa akazikura ku hantu, ariko zaba atari iz'Imana. Iz'Imana zikorera ku mugaragaro kandi kizakubwira umuntu w'Imana, sibyo? Umuntu w'Imana ufite impano zo gukiza abantu nta nubwo ibyo yabibonera umwanya. Ariko se ubu tuvuge ko wirengagije ko bivugwa hanze aha, biravugwa, rega twige ntabwo turi ibipfama turumva bivugwa ko hari abantu bakiza indwara cyangwa se bafite imbaraga zo kuba bakora ibitangaza, nk'uko umuntu ashobora kujya ku mupfumu akamukiza. Yego wenda ashobora gukiza umutwe akagutera ikindi kirwara, ariko uwo mutwe wawe ugakira. Babivugwa ko hari abantu bafite izo mbaraga ariko kuko batatumwe n'Imana.
na Bibiliya bivuga muri Matayo ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibimenyetso. Ibimenyetso rari bizakorwa na Satani. Niba nshobora gufata igihe cyo kwiyiriza ubusa nkajya mu masengesho nkasaba Imana imbaraga z'umwuka wera, Imana ikankoresha, hari n'utazashobora kwiyiriza ubusa, utazakora mu masengesho, uzajya mu bintu bitandukanye yadukana udushya. Utwo dushya rero twiwe navuze ko tutazarama, byanze bikunze ibitangaza bya Satani ntibirama. Araza ahindisha abantu umushyitsi, akora ibitangaza, isihurure, abesha abantu, ariko bizarangiza ku mugaragaro. Ari muri polisi bizarangira ku mugaragaro yakoze ikindi kintu cyerekana ko atari umukozi w'Imana, kuko biravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto za ku bimenyetso bifatika, abakozi b'Imana imbuto zabo zigira gute? Zirabaranga. Abo rero bazaza biravuga ngo bazamanura n'umuriro mu ijuru, atari ba Eliya bawumanuje ibindi bita izindi mbaraga tutazi. Mu minsi ya nyuma rero ibyo bizabaho, abantu bakora ibitangaza byitirirwa Imana, byitirirwa abandi. Ibyo ndabizi no ko hari abantu bafite izindi mbaraga zibakoresha, atari imbaraga z'Imana, atari imbaraga z'umwuka wera. Kandi Apotre, reka aho ngaho ndabyumva neza, ariko noneho reka dusobanurire undi na uri mu gihirahiro nkanjye, kuko kumenya ngo izi mbaraga ziturutse ku Mana, izi ntiziturutse ku Mana, ntago nzi ukuntu nabimenya. Fasha usobanurira umuntu hariya uri kubyumva kimwe nanjye. Umuntu dushobora kubwira ni nkuko wambaza uti ese umuntu azamenya gute umuntu w'Imana amenye ukoreshwa n'Imana, anamenye n'umuntu ukoreshwa na Satani cyane. Buriya rero hari imigani y'Abanyarwanda bajya bangwa akavuzwe n'umuntu umwe babiri, ntabwo biba byoroshye, sibyo? Umunyarwanda mugani ntawo uwo mugani gakavuze umwe babiri ngo ntago wabyoroshye. Ubu usuze imigani ngahe? Abantu bajya muri comment batubwe. Reka tugendane, sibyo? Buriya hari icyo guhana amakuru, mbivuge gutya, sibyo? Guhana amakuru. Hari abantu ibyo ari byo byose, hari abantu baba bafite ubuhamya. Banza urebe mu bwenge Imana yatanzeho umuntu wari we wese, habamo kureba umuntu ukaba wamenya koko uyu muntu ukora ibi bitangaza byanditswe mu ijambo ry'Imana, mu byanditse byiza. Hari ahantu uzagera mu rusengero umuntu nasomye Bibiliya ngo afate Bibiliya asome n'umurongo wa Bibiliya, ahereye mu gitondo ahanura, ahereye mu gitondo abwirana ati akiza indwara. Banza urebe ibitangaza byose bishingiwe mu byanditswe byera, ari ryo jambo ry'Imana. Tukiri aho ngaho noneho Apotre, hari nk'igihe uri mu rusengero watubwiye ko guhanura ntago ari ibintu biza uko bishatse, ntago ari amavuta. Noneho hari igihe turi nko mu rusengero ukajya kumva umukozi w'Imana aravuze ngo mpanure, azifu numubwira ngo hoya bireke arabireka. Amavuta azaho yashake, ni ukuvuga ngo guhanura n'ubu nkubwiye ngo hanura wahanura, cyangwa hari igihe runaka biza atari ibintu nibyo byo gukiza indwara. Hari abantu we kugira ngo wenda mufashe gukurema icyo kibazo, hari abantu bizwi ko bakiza, urumva yaba yasenze yaba byagenze gute, wakagenda mu nzira bazi ngo arakiza, ku buryo niba ari hangaho wenda yaje nko kwirira wenda cyangwa kugira gute umuntu aje yahita amukiza. Ibyo bintu koko bitabira ko kandi urumva impano ni ikintu umuntu yahawe. Impano ikora ndi mu isoko, ikora hano nicaye, ikora ntwaye imodoka, ikora ndi ahantu hatandukanye. Umuntu aje yizeye akakubwira ngo mukize, akira ko kanya. Ntabwo ari ibintu tujya gusaba bikora turi mu rusengero, umwuka wera turi muri twe, impano z'Imana ziri muri twe. Kuba rero umuntu yakira ako kanya cyangwa yahanura ako kanya, si ngombwa ngira abantu ngo ngiye guhanura, sibyo? Aho n'abandi hose nahanura bibaye ngombwa. N'umurwayi aho twahurira hose namwirukana, na dayimoni aho twapfubiranira hose, kubera Imana indimo n'imbaraga z'Imana zindimo, dayimoni nayirukana. Si ibintu bisaba kuvuga ngo Mana mpamagaye imbaraga z'Imana, umwuka wera atuye muri jye, ari muri jyewe, ibyo narabisigiwe. Kubikora ni inshingano zanjye. Noneho bitabiza ako kanya, bitabiza aka kanya, senge ngugire gute? Bitabiza aka kanya. Ntago nari nkazi. None si cyo utazi, mugomba kumenya ko bihitari. Ubwiye umuntu ngo hanure buriya ugahita umubwira ngo nahanure, yahita hanura. Ubwiye umuntu ngo sengera umurwayi, yahita amusengera akahita akira.
gukira nako kanya nayidigira imini digi banza mu ndwara zikomeye ku isi korona ishobora kubikomeye none ko ntayikiza iga turamutse tuvuze ko nta muntu urakiza corona wumvise twaba turi kubeshya ahubwo ntabwo wumvise ntabwo none se abantu bacira indwara bose basengera abantu bose bagakira wagira ngo barabatangaza niyo wa pasitoro hari abantu bamaze gusengera abantu benshi bagakira ariko ntabwo bose bazajya hariya babitangaza ntabwo bazajya hariya babitangaze hari ushobora kubitangaza kuko akeneye ko babimenya ariko indwara zirakira umuti Imana ivurisha sida ivurisha coronavirus umuti Imana ivurisha niwe ivurisha gahenera ka kantu kaza kujisho niyo ivurisha byose bivurwa n'ijambo ry'Imana gutegeka indwara zose rero zirakira mu buryo bwose butanu none si yo ndwara ikomeye kuba wabwira umuntu ufite inyonjo ikamuvaho kuba wabwira umuntu wamugaye akaguru ngo nakarambura akiruka kuba wabwira umuntu twisinda byaranze kubyara ibise bikamufata jewe nasengeye umugore mfite ubuhamya bw'abantu banditse muri agenda yanjye batari hasi y'icumi nabonye umugore utwita inda imyaka 9 ndaguha abapasitori bo muri Adeperi bari bahari wumvise atwita inda imyaka 9 umuntu yaramuroze indi iragenda irashishuka yapfundikaga igitambaro hano aza mu materaniro nyewe y'amateraniro bavuga byo guhanura Imana iramumpishurira yicaye nka hari ndamuya ngo haguruka madamu ndamuya ngo wararozwe kandi warogewe inyuma y'igihugu mu gihugu cy'Ubugande yararozwe na muramukazi wiwe yageze imbere mpita murambikaho ibiganza yabyariye wumvise pasitoro mu Gakinjiro niwe wamutwaye mu modoka ye ageze mu marembo y'ibitaro ahita abyara umwana ariho ejo bundi mu cyumweru mbere yuko bafunga amatorero bimuvuga ngo umuntu yakora igita umugore yaje yirukanka arambwira ati giye mpagaze imbere y'urusengero ndi kuva mu modoka imbere y'abakristo utanasengera iwacu arambwira ati yewe inda maze igihe ntwite inda yanjye maze umwaka n'amezi 6 wamba bari ugakora kuntu nkoze kunda ko kanya bahise bamutwikira ibitenge abyarire wumvise bahise bamutwikira ibitenge abagore barirukanka hakanshaka gusa sibyo no kugira ngo wenda abantu tuzajya bagira ngo binaba harimo kubeshya ndaguha babiri ahubwo mukorana ibiganiro ikiganiro no ndavaha nguhaye abantu babiri bazaza kuguha ubuhamya cyangwa 10 nushaka na 50 byemera imbere ya kamera Gweki? Nushaka ngire mbaguhamagarire none. Gukiza indwara rero ntabwo ari ibintu dusaba. Umwuka wera ari muri twe, imbaraga z'Imana ziri muri twe. Uko gusigwa kwara gusige. Ahubwo icyo twavuga niki? Hari abantu babyangiza badafite impano z'Imana, batasizwa amavuta, bajya mu bapfumu bakajya kushaka ibindi bintu by'imiti, bakoresha bimeze nk'imitsindo bitari imbaraga z'Imana. Abo rero nanjye ndabakeneye abo ba pastoro, abo ba bishop, ndabakeneye mbakorere deliverance. Kandi maze iminsi nkore ya deliverance aba pastoro baza kundeba benshi bakoreye deliverance kandi harimo nabihana ibintu nk'ibyo. None se ariko hari akantu kamwe ngiye tutiye tuvugaho kandi mbona gateye ikibazo. Biriya bintu basenga barimo gusengera abarwayi mu rusengero bagakora ku bantu, umupastor agakora ku bantu ko urusengero rwose rwaguye. Hari abo bitanga ngo ba ashazi. Iyo yatangiye kubwiriza bohereza abo ba ashazi mu bantu sibyo babagabo babasore bafite imbaraga. None atagiye gusenga bafite ukuntu nyine baza bagenda ngo harimo n'abandi boherezamo baza gusengera abantu mu bantu kuko bakora ibiterane binini muhagaze nyine nko mu afite ukuntu bagusunika abo ni aba Uganda n'intwe bigwisha sindabibona nabo birahari simbizi nyine birahari ariko nge ntabwo birambaho mbyibona n'amaso yanjye. Hari umwana twari twajyanye yaraje umudamu aramusengera urumva akomeza senga amusunikamo gake no kumusunika nubwo yaguye ngageri yajya iyo yakigusha gake baba asha cyo bamaze nuko bagufata uko wagenda hagurusha gake bagahita bamufata bakamwosa naye bakamujyana imbere mu baguye. Ariko inaha mu Rwanda ntabwo birambaho ngo nje gusenga bimbeho. None rero reka tuvuge ngo nanjye ibyo mbibona gutyo, ariko ngire kimwe mbwira abatwumva badukurikirana kuko turi gufasha imbaga nyamwishi iri kutwumva. Njyewe ntabwo ndi mu bantu bagerageje gusenga. Iyo bavuga gusenga
urugero nagezeho niyiriza ubusa rw'iminsi ntabwo ndi buruvuge ariko icyo nzi neza nzi ko hari iminsi ndi mu bantu bagerageje igihe kinini cyane kwifungirana iminsi ntavuga ntatangaza kuko atari ngombwa ko nyitangaza nkifungirana mu nzu hariho nk'igihe nashoje amasengesho mara hafi amezi 2 ntabasha kugira ibiryo bitetse ikintu cyose ndiye bakagisika kubera bakangiza muri pasquari kugira ngo mbashe kukimira narabuza abantu bagira ngo sinkiba mu Rwanda nifungirana ngiye gusenga kandi senga sikaneri ariko ntabwo utwari wanjye ntabwo ni igitambaro mba ndi kwihanaguza nagerageje muri ibyo bihe bikomeye kugira ngo nkirambure gutya ngo abantu biture hasi mbona ntibaguye hasi icyo kirancanga kandi ndi mu masengesho y'iminsi 40 abandi bavanga iminsi 40 niyiriza ubusa ntarya kuva ku munsi wa 10 madamu ya nasenze ngera ubwo buri mugoroba madamu yazaga kunyuhagira ntabasha koga narabaye gutya nabasha koga mfite amafoto nabasha koga baza kunyuhagira nabasha koga ndetse n'igiterane twari dufite nabwirizaga nicaye ku ntebe bagatera intebe mbwiriza nicaye igiterane ariko nafataga muswari wanjye nayigira gutya abantu ntibaza impamvu noneho mukanya hari umupastor natumiye muri ibyo bihe wirirwa mu mujyi winywera icyayi wirira amafiti uraho ngaho utajya wiriza ubusa ariko we aje ageze imbere y'abakristo arambuye agatoke kiwe gutya mbona umukristo wa mbere araguye icyo nakoze nahise mukura ku ruhimbi rwanjye izo mbaraga umuntu yirirwa mu cyayi akirirwa kuri akirirwa mu mujyi ajoyinga yagera imbere y'abakristo yakubita agatoke gutya abantu bakagwirirana abagore bakanyara mu rusengero abandi bakaruka induru ikavuga ibintu bigasa nabi bagatwikira abantu nk'intumbi icyo ni ikibazo gikomeye je nasohokanye na korari yanjye ahantu burya se barinyarira mu rusengero ugasanga umuntu yinyariye ugasanga umuntu yaje yambaye bubu nziza reba igikobwa nk'iki nka cya kerere mu rusengero cyasohoye ururimi ngo umwuka wera yamanutse none ukibaza ibyo bintu biri hehe bikomoka he izo mbaraga niziye umwuka wera wenda tuzaba kubijyanye n'umwuka wera umwuka wera agira discipline iyo wambaye iki umwenda w'umwera amenya ko wambaye umweru umwuka wera iyo wambaye ikote amenya ko wambaye ikote umwuka wera ntabwo agusha abantu ngo bambare ubusa umwuka wera ntagusha abantu ngo baruke mu rusengero imbaraga z'Imana ibyo yariye nk'ubirozi tugendane tandukanye ibirozi nese urusengero rwose yari ahantu nasohokanye na korari noneho mpageze batumiye korari y'iwacu haza umupastor arabwiriza kabisa mbona afite amavuta arangije yarambuye agaswari yari afite ngo abanza kugakubita bishop w'iryo tori bishop aramanuka yikubita hasi agakubita mama bishop yikubita hasi agakubita korari ya nkuru ibipande bine by'urusengero abantu bose bararyama hasigara korari yiwanjye nanjye mbwira korari ngo nimusohoke mwigende umuntu aje kubwiriza uri pastor akakugusha imbere y'intama akagusha mama pastor akagusha abaririmbi ese ubwo ikirura kije ninde wakwirukana ikirura kugira ngo kitagira intama tubanze tubirebe ibi bintu bishobora kuba hari umupasitoro ushobora kuba yarayihawe nk'impano sibyo noneho abandi bakabyiyitirira kugira ngo bakurure abantu ariko bitazanywe n'Imana nene ibyo rero kandi mene abantu ikizabakubwira usanga afite abantu ibihumbi abantu barahuruye hari abantu bahawe iyo mpano sibyo akaba yahabwa impano nemera ko umuntu ashobora kuzura imbaraga z'Imana kuko nabyo ni ibyanditswe Petero na ba Pawulo buzuye umwuka wera indwara zigakira igicucu kigakiza abantu ariko ngo bafataga n'abarwayi bakabashyiraho banyura bagakira ariko ibyo rero urumva bitandukanye n'ibindi ibintu byo gukiza rero nanjye hari igihe mba mu bihe byo gusenga no kubwiriza ukurikira ubuhamya mu gacinjiro ukurikira ubuhamya muri gahunda tugendana ibyo ni ya publicité muzajya kubashaka si ngombwa ko njya kubashaka nawe yaba ari publicité ngo nemeze abantu ahubwo abantu barakira ushobora kuzura imbaraga z'Imana wagera hejuru y'urusengero abantu bakavuza induru
akavuza induru, ibyo bihe mbibamo. Nakwinjira mu materaniro ukumva umuntu arwaye abadayimoni agahaguruka avugije induru, ntarasenga ngo Joseph aranyishe, dayimoni zikavamo. Ibyo bibaho, ati nkaziteka mu izina rya Yesu zigahunga. Izo ni imbaraga z'Imana. Ariko kwinjira mu rusengero, nakwinjira mu rusengero nkafata umuswari, cyangwa ugasanga afite systemu y'agatoke. Hari nawe nabonye afite systemu y'akarenge, yakwerekeza ikirenge hari urusengero rwose rukagwa hariya, yakerekeza hariya rukagwa hariya. Biriya nanjye byarancanze, izo mbaraga aho zamanukiye sinzizi, nanjye byarancanze. Mbwira abanyumva rero kubigenzura, mbwira abankurikirana kubigenzura, kubanza kubimenya. Ngiye mu rusengero najyanye na madamu wanjye gusenga, umuntu akangushiriza umugore, ukeretse ko wanjye yuzuye imbaraga z'umwuka wera, akangushiriza umugore kumwe umuntu amanuka agakubita agatwe hejuru. Ni ukuri ko Imana umupasitoro nahita amufata, ntabwo yancika. Ukamukorera iki? Ukamukorera iki? Ukamukubita? Ntabwo narwana. Wimbaza ibyo namukorera? Wimbaza ibyo namukorera? Abari imbaraga z'Imana. Uzi ko hari igihe umuntu amanuka biriya bintu, hari igihe umuntu ahuha abantu, ukumva umuntu munini aramanutse yikubise hasi, akubise umutwe hasi, ukumva mu rusengero ngo di. Ubumuga buza kuba nyuma y'ibyo ngibyo ntawe ubuzi. Ingaruka z'uwo mutwe bakubise hasi ntawe uzizi. Numva rero ibi bintu biriho, twoye kubitindaho cyane. Ababikora bafite aho babikuye, ariko jewe ntabwo ari uko nsengera abarwayi. Si uko nsengera abarwayi, nta nubwo ari uko Imana yampamagaye. Ikindi umuntu akora nk'uko se abafite aho abica. Ibintu byo mu mwuka nabyo abantu bagira aho babica. Niba naravomye mu isoko y'umwuka, mu itorero nakirijwemo itabikora, ntabwo nzakora ibyo. Ariko niba umuntu yarabyawe mu mwuka n'ukora ibyo, nawe arakora nka se, ibyo rero nibitari ibyo bizaza. Ndumva bashubije. Uradusubije rwose pastor. Mbere yuko wenda dufata umwanzuro, mukanya tugiye kuza dufata umwanzuro tuvuga ngo twamaze kubona yuko hariho abantu basengera abantu bagakira bakoreshejwe n'imbaraga z'Imana. Hariho rero n'abaforeshwa n'izindi mbaraga tutazi. Icyo ngira ngo twacyemeranyijwe. Rero mbere yuko dufata umwanzuro, turaje dufata umwanzuro turebe ese tubyitwaremo gute nk'abakristo, kuko usanga twe tuharenganiye mu by'ukuri. Rero mbere ko dufata umwanzuro, ngira ngo hari icyo nawe wavuga kuri iyi ngingo, hanyuma na pastor na apotre nawe akaza kugira ikintu cyavuga. Ikintu cyo navuga nakivuga ari nk'inama ngira abantu, yaba umukristo cyangwa udukurikiye wese, kugira ngo ujye kwemera ibintu by'umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana yaguhanuriye cyangwa yakubwiye, cyambere tugire gushishoza muri ibyo. Tubanze dushishoze, tugisherega n'umutima nama wacu inama, tuvuge ese ibi bintu koko apotre ambwiye nibyo. Tugire gushishoza natwe twibariza Imana. Nge nemera ko Imana ishobora kuguha ikimenyetso. Niba apotre yakubwiye iki ngiki, gerageza nawe gusaba Imana ikimenyetso, dushishoze mu byo dukora byose. Ega hari n'abantu nige Ega hari n'abantu batazi ko Imana ivuga n'ibimenyetso bigira. Kugira ngo Imana ikuvugishe biba n'urwego uba waragezeho ivugana nawe. Hari umuntu utazi ko Imana ivuga. Hari n'umuntu utazi ko umuntu ahanura. Hari umuntu bahatarota aterekwa na Bibiliya atayisoma, ari umuntu ubaye aho ngaho utunzwe n'ubuntu bw'Imana. Reka tubwire abantu ko abantu b'Imana bariho. Iyo uhuye n'umuntu w'Imana uraruhuka. Ni ibintu bikorana. Ushobora n'ubu hari umuntu uza kudukurikirana, nadukurikirana avuga ati uriya mukobwa Juliette na Kerere nabakunze, yumvise ibyo muvuga arabakunze. Abati apotre Joseph namwumvise n'umuntu w'Imana. Ibintu hari umuntu muhura mugahuza, ukumva neza kuhamanya n'umwuka ko umuntu nagusengera ukire, ukumva kuhamanya n'umwuka kw'ibyuwo muntu akubwira ari byo. Ibyo ngibyo kuma. Hari n'ahantu ujya umuntu yakubwiye ati ngwino tugende iwacu hari ibitangaza, ukinjira wumva udashaka, ukacara wumva udashaka, urwana n'ijwi rikubwira ngo sohoka wigendere, wumva ibyo pastor ari gukora imbere y'abantu, wumva utabyizeye. Aho sohoka wigendere nibwo buryo Imana ivugana n'umuntu mu marangamutima. Hanyuma ikindi, kurikira amakuru. Umuntu ntabwo yagera ku rwego nk'urwo ngurwo twavuze nta makuru ahari. Koko uyu muntu asengera abarwayi, koko uyu muntu ni umuhanuzi. Yahanuye iki? Iyo umuntu ari umuhanuzi agomba kuba afite icyo yahanuye. Ninde yahanuriye? Ni ibiki byasohoye? Hanyuma soze mbwira abantu ikindi,
ntabwo abantu bakwiriye kubihindura amatangazo n'amapublicité ngo manike icyapa nge hariya nshyireho amafoto yanjye ngo nkize indwara hanyuma ngo nshaka abantu biyo twavugaga bajye birirwa bashaka abantu nka bimwe mwahoze mumbaza ngo abagura imbago n'ibindi. Ibyo ntabwo ari ngombwa. Imbaraga z'Imana ziri mu muntu w'Imana zishobora kumukorera publicité we iyo mirimo, ubuhamya bw'abakize, ubuhamya bw'ababohotse, ubuhamya bw'ingumba zabyaye, ubuhamya bw'abasazi bakize, ubuhamya bw'abantu bw'ubuhanuzi wahanuye bwasohoye burahagije utarinze kujya kureba abandi bantu ngo babivuge bagire gute. Ni mwumve ubuhamya bw'uyu muntu ni ubuhe? Ubuhamya bw'icyabaye ninde muntu umushingira intahe, mu Kirundi niko bavuga, umushingira intahe yuko yakize. Noneho nawe ubifatireho ubuti reka ngende bansengere. Ikindi abantu basome ijambo ry'Imana bamenye koko kuko ibyo bitangaza byose tuzabipimira mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Nanjye numva ari byinshi narenzaho, gusa icyo nabwira abantu nuko Imana yavuze ngo tugire ubwenge muri byose, aduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Rero icyambere ibintu byose dukeneye byose biba biri mu ijambo ry'Imana. Kenshi impamvu tujya kubishaka ahandi nuko tuba twasomye ko tutaba twizeye. Rero ahanini ubundi usomye ijambo ry'Imana ugakurikiza ibigendanye nabyo, icyo ukeneye cyose wakibona. Rero icyo mvuga, abapasiteri bakorera Imana barahari, ab'Imana icishamo ibitangaza barahari, ariko rero n'abayibeshyera barahari. Igikenewe ku bwanjye nubwo mbona apotre kundeba nabi, igikenewe ku bwanjye no gushishoza, ugasenga Imana ikaguha ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi, ikaguha ubwenge bwo kumenya uvuga Imana n'uvugira ibindi bitari Imana. Ariko nsoza kereri, hari kimwe nshaka kubwira abantu batwumva. Ikizakubwira umuntu w'Imana, umuntu w'Imana yicisha bugufi. Umuntu w'Imana yicisha bugufi. Hari ibindi tutavuze. Ukagera ku rusengero, abantu baje gushaka pasiteri, yatanze randevu ya saa 3, pasiteri akaza saa 9, bamutegereje nk'abategereje Imana. Umuntu w'Imana yicisha bugufi. Ikindi wenda yagize gahunda z'inguranye. Urabona hari ibindi usanga abantu b'Imana kubona umuntu w'Imana ugasanga byaragoranye cyane. Umuntu agahera ku wa mbere afite ibibazo ugasanga nibabwiye abantu ngo saa 3 baraza kukureba, ukagera saa 6 ntacyo uri gukora bagutegereje. Ubuse nta muntu urajya kureba. Hari umuntu ushobora kujya kureba neza ukamura akaguye ati shwi ntibikunda, ukajyaho ngo ntibikunda, ukajyaho ntibikunda. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nanone nshobora kubwira abantu batwumva, umuntu w'Imana yicisha bugufi, yakira bose. Waba ufite ibibazo, waba ukenywe, waba ukize, waba ufite ibibazo, arakwakira. Aka gatatu nshorejeho, iyo usengeye umuntu, wenda nkubwira akantu kamwe kigeze kumbaho hariya hejuru y'isoko rya Nyarugenge ku wa gatanu, ku munsi wo gusaba, habaga umunsi wo gusaba, abantu bakaza gusaba. Mpagaze imbere y'iduka rimwe, mbona abantu benshi batonze umurongo baza basaba. Noneho mbona umuntu w'impumyi, uri kunkurikira, umuntu w'impumyi araza, numva amaswe kumusengera, ndambika ibiganza ku maso ye, ni mu izina rya Yesu Kristo ndategeka amaso guhumuka. Abantu barahuru, wa muntu usengeye amaso ye yanga guhumuka. Ndongera nti mu izina rya Yesu Kristo ndagutegetse amaso yawe ahumuka, yanga guhumuka. Abantu baraho bose baranseka, bari bazi ko jwawe ntigendere, ariko je nari nzamuye kwizera kwanjye. Haza uwa kabiri ndasenga, yanga guhumuka. Haje uwa gatatu ndamusengera, we yararwaye uburwayi arakira, ntabwo yumvaga amatwi ye ntiyumvaga. Muha mu matwi ye, amatwi arazibuka arumva. Abantu rero bahari bakoma mu mashyi, ariko je numvaga ari ibintu bisanzwe. Iyo usengeye umuntu w'Imana, iyo asengeye umuntu agakira, ntazamura intugu, yumva ari ibisanzwe. Iyo usengeye umuntu nabwo ntakire, wumva ari ibisanzwe. Icyo Imana integeka ni ugusengera umuntu wese unyumva.
gukiza ni ukwa Yesu, kubohora ni ukwa Yesu, iki bibiri integeka ni ukwatura, nkakwigisha kwizera, yaba ari karande nkayirukana, waba ari umuvumo nkawirukana, warangiza ukabohoka. Ntabwo rero twarinda gutanga purisite ngo dukize indwara, ngo dukora ibintu, kuko n'ubundi iyo umuntu akize ndakomeza nkaba Yosefu ngataha iwanjye, niyo adakize ndakomeza nkaba Yosefu ngataha iwanjye. Ibyo rero ntibibyara umukozi w'Imana, ntarwanira icyubahiro no kugira ngo akore purisite amenyekane, ahubwo arwanira kumenyekanisha imbaraga za Yesu Kristo arizo zikiza. Murakoze. Amen. Turabashimiye. Ariko Apotre yakongera gasubiramo nimero yawe. Nomero yanjye ya telefone kuba twumva, kuba dukurikirana ni 0788 54 11 18. 0788 54 11 18. Ukeneye ibisobanuro bindi byihariye, ufite ibyo wahuye nabyo byakuvunnye mu mutima, ushobora kuduhamagara, hanyuma tukagusengera, hanyuma tukagufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye rero bari bakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko wakuyemo ibyawe. Niba usanzwe usenga, hari ibyo twavuze wenda nawe uzi, cyangwa se nibyo warumvishe bushya, mutere comment mutubwire ese twabeshye, hari ibyo twavuze mutazi, ese namwe byababayeho, ese mwabyitwayemo gute, kugira ngo turusheho kugenda twungurana ibitekerezo. Dushimana rero ikomeje kubana natwe, ndetse n'abantu mwese mukomeje kugenda mudukurikira. Nibutse gukora subscribe niba utari wayikora, usharinge video yacu niba bigukundiye, utere commentaire mu gihe wumva ari ngombwa, ndetse no gukora like ku biganiro byacu. Mwakoze cyane kwitabira. Murakoze nawe. Murakoze. Imana ibahe umugisha.